niba ari ikintu muhuriyeho, niba ari amafoto mwifotoranyije, niba ari ahantu gerageza gushakisha ikintu ukora kugira ngo wibagirwe uwo muntu. Gerageza gusiba ibimenyetso byose muhuriyeho, ibyo bizagufasha kumwibagirwa. Naguhamagara uhite uvuga ati shera arampamagaye, oya mwima umwanya nawe. Niba guhamagaye umunsi, nawe gerageza buryo ki azabona ko nawe uri uw'agaciro, nawe azabona kugutekereza afite ariko uriya muntu. Urugero umuntu wayiguze, urahangayika ukavuga ati ariko iyi kanzu nari nyikunze, none nari ngarutse no kuyigura, none nsanze hari undi muntu uyiguze. Icyo gihe birakuvuna, ukajya mu iduka ugasangamo ya kanzu ukayibura, none ugatangira kubwira umucuruzi ati se iyi kanzu nta wundi muntu uyifite, akakurangira wagerayo ukayibura gutyo. Rero icyo gihe wa muntu wakwanga, ntimwumve yuko hari ibyacitse, nimwumve yuko ari umuntu ari uwo nguwo. Ubundi baravuga ngo icyawe ntaho kijya, wikwingingira umuntu urukundo, kandi iyo winginze umuntu uyu umwingingiye urukundo ni wowe ubabara, we nta kintu biba bimubwiye. Ariko iyo amaze kubona agaciro kawe, ni hahanda kugarukira. Noneho niba umubabariye buri, ndakubwiza ukuri rwose, urukundo noneho murujyamo neza, ugasanga muri mu mujyi umwe, nta kuvuga ngo arakubabaza cyangwa gutya na gutya. Bakunzi ba May TV, turabashuhuje muherereye impande n'impande z'ibihugu, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza n'abari hanze y'igihugu, twizere ko bameze neza aho bari hose. Rero turasaba Imana ifashe abarwayi bakire, abafite ibibazo bitandukanye iborohereze bikemuke, ndetse n'ababuze ibyo kurya iborohereze. Ariko hagati aho ndabifuriza Noheli nziza, ikomeze kubabera nziza aho muri hose. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty, ubu ninjye umaze iminsi ndi kubihera ikiganiro. Ubu rero tumaze iminsi tubona abantu bakeneye abakunzi, abatandukana n'abakunzi babo. Nicyo kintu tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Mbega no kuvuga ngo uko wakwikuramo umu ex wawe. Rero tugiye kuvuga uburyo ushobora kwikuramo umuntu mwakundanaga, ibyagufasha kugira ngo ubashe kumwibagirwa. Mbere na mbere rero maze iminsi nakira abantu bashaka abakunzi, bahura nabo ugasanga barabanze. Rero ni muri urwo rwego navuze ngo nanjye reka nkore mbivugeho. Ugasanga umuntu arakunda umuntu, undi ntamukunda kandi yarazi yuko bakundana. Rero ikintu cyagufasha mbere na mbere uhamagara umukunzi wawe, ukamwandikira ntagusubize, mbese ukakora ibishoboka byose kugira ngo mujye kumwe, ariko ugasanga ntago akwitayeho habe namba. We igihe azagushakira runaka gukeneye ukabona nibwo aguhamagaye, nawe ugahita ushidukira hejuru, ugahita umwereka ko wari waramubuze, nubwo wakoze ibishoboka byose ntakwiteho. Yaguhamagaye muri ako kanya, tuvuge wenda umuhamagaye nk'uyu munsi ku wa gatanu, yongeye kugusubiza ku wa mbere nibwo agushuje. Ese wumva ko uwo muntu muri mu rukundo koko? Rero inama nabagira nuko icyo gihe niba uhamagaye umuntu muri kumwe, uzi ko muri kumwe mu rukundo, ukabona nta kwitayeho, ikintu wakora nawe gerageza buryo ki umwibagirwa, umwisibamo. Nubwo bigoye kubyakira, ariko byose birashoboka. Buri ibintu byose bipfira mu mutwe. Iyo rero byapfiriye mu mutwe, nta kintu ushobora gukora ngo gikunde. Rero gerageza kubyishyiramo, wumve ko niba umuntu umuhamagaye 1 2 3 4 nta kwitaba, uramwohereza SMS nta gusubiza, uribaza ati se ubundi nkora iki ko ntako ntagira, ugashaka amagift, ugakora ibishoboka byose, ariko wapi. Rero mu buzima buriya ntukinginga urukundo ntago rwingingwa.
urukundo niba uruhaye umuntu ukabona ntashaka kurwakira, gerageza kumva ko nta mpamvu yo guhatiriza. Wowe ubyakira uko biravuna, ariko uzagera aho ubyakire. Nawe niba ari ikintu muhuriyeho, niba ari amafoto mwifotoranyije, niba ari ahantu, gerageza gushakisha ikintu ukora kugira ngo wibagirwe uwo muntu. Gerageza gusiba ibimenyetso byose muhuriyeho, ibyo bizagufasha kumwibagirwa. Naguhamagara uhite uvuga ati shera arampamagaye, oya mwima umwanya nawe. Niba guhamagaye uyu munsi, nawe gerageza buryo ki usa nkaho umwiyibagiza, nawe abone ko ufite agaciro. Ibyo bintu nubikora, ndakubwiza ukuri, azabona ko nawe uri uw'agaciro, nawe azabona kugutekereza utari kuriya muntu. Urugero natanga, tuvuge wenda ugiye kugura ikanzu, ugeze mu iduka ubonyeme ikanzu, urayibonye iyo kanzu nyihore, mbega ufite impande nyinshi. No kuvuga ngo icyo gihe iyo kanzu iyo utangiye kugira ngo se nyihorere, ukasohoka ukagenda ukagera hariya, noneho wagera hariya akavuga ati ariko ya kanzu yari nziza, reka nsubireyo njye kuyigura. Iyo ugezeyo ugasanga ya kanzu hari undi muntu wayiguze, urahangayika ukavuga ati ariko iyi kanzu nari nyikunze, none nari ngarutse no kuyigura, none nsanze hari undi muntu uyiguze. Icyo gihe birakuvuna, ukajya mu iduka ugasangamo ya kanzu ukayibura, noneho ugatangira kubwira umucuruzi ati se iyi kanzu nta wundi muntu uyifite, akakurangira, wagerayo ukayibura gutyo. Rero icyo gihe wa muntu wakwanze, iyo asanze nawe warafashe umwanzuro akagushaka akakubura, niho atangira kubona ati burya nahombye ikintu cy'agaciro. Rero bantu mukundana nabo njya nakira bagahura n'abakunzi bakabanga, ntimwumve yuko hari ibyacitse, nimwumve yuko ari umuntu ari uwo nguwo. Ubundi baravuga ngo icyawe ntaho kijya, wikwingingira umuntu urukundo, kandi iyo winginze umuntu uyu umwingingiye urukundo ni wowe ubabara, we nta kintu biba bimubwiye. Ariko iyo amaze kubona agaciro kawe, ni hahandi akugarukira. Noneho niba umubabariye, buriya kubabarira umuntu ntago abantu twese duhita twakira ibintu kimwe. Hari ushobora kubabarira, hari n'udashobora kubabarira, akavuga ati yarambabaje ariko reka muha amahirwe ndebe. Iyo umuhaye amahirwe, icyo gihe ndakubwiza ukuri rwose, urukundo noneho murujyamo neza, ugasanga muri mu mujyi umwe, nta kuvuga ngo arakubabaza cyangwa gutya na gutya. Rero ngewe ibyo nibyo nziho, namwe niba hari ibindi muzi muzabimbwire muri comment. Si ibyo abakunzi ba Ami TV. Rero nizere ko abakunzi banyu, inshuti mwese mwariye Noheli nziza, mbese mwishimye mukanezerwa. Ndumva aricyo uyu munsi nari nabateguriye. Rero ikiganiro nakagaruka, bye bye.